Abantu benshi nawe urimo ntibabizi ko ushobora guhumbya inshuro zigera mu 14 na 19 ku munsi. Abantu kandi ntibabizi ko umuntu ashobora kwikora mu maso mu isura ye inshuro zigera muri 400 ku munsi. Uti biteye bite? Umuntu usanzwe uri average cyangwa se umuntu muzima udafite ikibazo, mu munota umwe umuntu ahumbya hagati y'inshuro 15 na 20. Ibyo bikazigira inshuro 900 inshuro 200 mu isaha imwe yonyine. Ibyo biza kuduhereza inshuro zigera ku 14 n'ibihumbi 19 mu gihe cy'umunsi wose. Ariko nituvuga umunsi wose si amasaha 24, ni amasaha 16 umuntu aba adasinziriye iyo uryama amasaha 8 gusa. Zimwe mu mpamvu zishobora gutuma inshuro uhumbya zigabanuka harimo gusoma, gukoresha telefone cyangwa se laptop yawe. Impamvu zishobora gutuma guhumbya cyane byiyongera harimo kujya ku zuba ryinshi no mu muyaga, kuba ufite stress cyangwa ufite agahinda cyangwa ufite ibintu bitumye udatuje mu mutwe wawe. Ubushakashatsi bwagaragaje ko umuntu nibura yikora mu maso hagati y'inshuro 16 kugera kuri 23 mu gihe cy'isaha imwe, ndetse bikaba bigera hagati y'inshuro 250 kugeza ku nshuro 400 mu gihe cy'amasaha 16 gusa. Ese ikibazo nshaka kubaza, bakubwiye ngo umare umunsi umwe utikora mu maso cyangwa se kumara isaha imwe udahumbye, no kugira ngo umare umunsi wose utariye, wahitamo iki? Tubwire muri comment, wibuke kudufollowinga. Njyewe nitwa Rutare.